Inshamake kuri filime yacu Igitambo cy'urukundo. Filime yacu byatangiye ari umukobwa n'umuhungu bakundanaga batuye mu cyaro. Gusa umuhungu iwabo bari abakene cyane naho umukobwa wabo bifashije. Nubwo umuhungu wabo bari abakene ariko yabonaga na mukase amufata nabi. Umuhungu yapanze kuzacika mukase akajya kuba mu mujyi. Uwo mukobwa bakundanaga Sandrine yahise abimufashamo. Umuhungu yapanze kujya mu mujyi. Gusa mbere yuko agenda umukobwa bakundanaga yitwa Sandrine yaramusabye nagera mu mujyi ntazabone abandi bakobwa ngo amwibagirwe. Umuhungu yamwemereye kutazigira amwibagirwa. Umuhungu yageze mu mujyi bahita bamwiba ibintu byose yari afite, ariko nyuma yaje kubona umukobwa waje kumutora aramufasha. Uwo mukobwa yamujyanye iwabo amuhoza na murumuna we witwaga Keza, bisa nkaho babanye nk'abavandimwe. Gusa Keza uburyo yakiriye Japhet ntiyigeze amwishimira, murabyibuka. Iminsi yagiye yicuma. Twasize umukobwa watoye Japhet, umukobwa witwaga Kisa, ariko mubaza nimba yarize. Japhet twasize amubwiye ko amashuri ye yacikirije. Twasize umukobwa ari kwandika ku rupapuro arangije areje Japhet ngo rusome. Twasize Japhet agiye gusoma ibiri ku rwo rupapuro. Gusa ibyo yasomyeho ntabwo twabimenye. Bakomeje na episode yacu Igitambo cy'urukundo, episode ya 5. Ko Japhet yamaze gusoma amagambo yari yanditse aho ngaho amera nk'umuntu wikanze, ariko reka turi amagambo yari yanditseho. Keza yari yanditse kuri urwo rupapuro ati: Japhet, wanyeretse ko uri umuntu w'umwizerwa, wampaye amahirwe yo kubaho, yomeza n'amahirwe yo kubona ibyo nari narabuze byanjye byose. Umunsi turakariye agasakoshi kubera ibintu byanjye byari birimo, byatumye nibaza iyo nkabura cyangwa se kagatorwa n'umwanzi wanjye ko byari kuba bimeze. Gusa umutima wanyeretse kuri umuntu w'umwizerwa y'umuntu nawe yakizera. Umunsi wafashe uriya mwanzuro wo kumeza iriya sakoshi wanteye ibyishimo ku buryo utabyumva. Iyo nararebye mbona sinabona n'icyo nakwitura. Gusa hari agatekerezo nagize. Wagusubiza mu ishuri ukarangiza amashuri yawe wari waracikirijemo hagati, dore ko yari na makeya wari usigaje. Gusa sinzi ko wabyakira. Niba uri bubyemere simbizi. Ibi byose Japhet yari ari kubisoma. Akimara kubisoma, Japhet yahise asimbukira mu kirere ubona yishimye cyane ku rwego ruteye ubwoba. Keza na Kesi bahise babona ko Japhet ibyo bintu bamwemereye yishimye cyane, ubwo ari Kesi wari bimwemereye. Ariko mwibuke Japhet, Kesi na Keza bisa nkaho bafatira imyanzuro hamwe. Gusa umukuru yari Kesi niwe wari ufite imyanzuro ya mbere. Ko Japhet amaze kumva icyo cyifuzo Kesi amugejejeho yarishimye byatari, ariko guhita ajya imbere ya Kesi amufata ikiganza amupfukamye imbere aramubwira ati: Kesi, uri umukobwa w'umutima, kandi uri umukobwa ukunda gutanga impano uzitunguje abantu mu buryo butunguranye cyane, kandi uburyo ubikoramo ni umwihariko. Ariko at this time urantunguye pe. Gusa ndumva mbuze n'icyo navuga, kuko we mbona uri nka marayika Imana yanyoherereje ko azajya abasha kumbera aho Imana itabashije kubiri. Kesi, thanks. Ni ukuri icyo gitekerezo cyawe ngejejeho ni inyamibwa, kuko numvaga kuri njye kwiga ari inzozi. Numvaga ari n'inzozi nasize inyuma cyane, ariko kuri iyi nshuro utumye nongera kubyibuka. Uyu munsi ibintu nkoreye ngomba kubyandika ahantu, kuko ni umunsi ngomba kuzajya mpora nibuka amagambo meza umbwiye. Ese reka mbisubiremo. Thanks again. Kese yahise abwira Japhet ati: Japhet, urabona uburyo uri kunshimira birenze, wajyana Imana urimo ushimira. Kandi nawe Japhet, ngushimiye uburyo witwara mu bintu byose umuntu aba agukoreye. Urashimira cyane, siko watera umuntu kuraje yo kugukorera ibyo ashoboye byose. Gusa icyo nkwisabiye uzaba umwana mwiza, yaba kuri njye yewe na kuri Keza murumuna wanjye. Ibyo tugukorera ntuzatuma umunsi umwe tubyicuza. Japhet yasubije Keza ati: Bwira wumva ntavunika, wowe ibyo bindekere. Reka ibyo ngibyo tubiharire igihe kizabitwereka.
gusa mu mutima wanjye ye no ku munwa wanjye nabasezeranya ko ntazigera mbahemukira, kandi ko ntameze nka ba bandi uvura ijisho bwacya bakarigukanurira. Keza yahise abwira Kesi ati ese Kesi, aya mafaranga yawe ntugiye kuyica ubusa uyatakaza kuri iyi njiji ngo ni Japhet y'umunyacyaro? Ubu bari ibintu byo kwiga azabishobora? Kesi yahise asubiza Keza ati ese wumva ko atazabishobora? Ese ubundi we na Japhet muzahora mushondana nk'uko kugeza ryari? Keza we buri gihe ubumva ko ibintu byose Japhet nta na kimwe yashobora. Keza ahita avuga ati aho nawe Japhet, kugira ubinyereka ko ushoboye, genda wiga uzabona amanota meza yewe nunabona na scholarship, ku buryo utazirirwa ugora Kesi ngo akwishyure kaminuza, nibwo nzemera ko uri umuhanga. Kesi yahise asubiza Keza ati ariko Keza, wajya ureka gutega abantu iminsi. Abantu bose si ukeka ko batsinda 100%, cyangwa abantu bose ukeka ko ariko babona Bruce? Japhet yahise abwira Kesi ati oya Kesi, ibyo Keza avuze byo nibyo, nanjye ndamushyigikiye, gusa nzamwereka ko aya mafaranga ugiye kuntakazaho utayisha ubusa. Ngomba kuziga nanjye nkabona scholarship Kesi ambwiye. Kesi avuga ati shawe Japhet, nubikora nibwo nzamenya ko abanyacyaro nabo bashoboye. Japhet aravuga ati nzabikwereka Keza, kandi amagambo uvuze ntuzahinduke. Keza asubiza Japhet ati ngewe nukora ibyo ngusabye ndakubwiza ukuri, nibwo uzajya wagira agaciro imbere yanjye. Japhet aramusubiza ati sawa, reka tuzareba. Yahise ababwira ati numva mubigize seriyeda, reka nanjye ndebe ko ibyo mwemeranyijwe muzabigeraho, gusa buri wese mwifurije amahirwe ku mugambi we. Yahise abwira Japhet ati Japhet, kumenye ko ejo bundi uzajya kwiga utangire ujye muri mode y'amasomo. Japhet aramusubiza ati kabisa, kandi thanks Kesi. Kesi ati sawa Japhet, kandi nawe ngushimiye uburyo unshimiye. Umuzi ko uyu munsi ari muri weekend bavandi, wajya guserukira ahantu ku mazi tukimaramo izi stress tumaranye iminsi, cyangwa ntabwo mubishaka? Keza aramubwira ati umva sha, ninde se wabyanga, pfa kubikofa ari iyawe. Keza aramusubiza ati umva ye, sinjye se ubibasabye, kuba ari njye ubahaye rinye, ubu ni kofi n'iyanjye full white kabisa. Keza aramusubiza ati nimba wallet ari iyawe tugende da, dore nari nkumbuye no kujya guswiminga, n'uyu muturage wawe turajyana, ntari buze kudusebya mu nshuti. Keza aramusubiza ati umva ye, none se ubona Japhet akiri umuturage koko Kesi? Sorry koko Keza, cyangwa nuko wabyisizemo? Keza aramusubiza ati aracyariho yewe, ahubwo birenze no kubaho, reka kabaye icwende ntikoga, kandi niyo gakeye ntigake. Japhet ati ariko Keza urampinga, kandi mwamaze kungira umunyamujyi, ubu ngubu uracyavuga ndacyari umunyacyaro, ku buryo avuga ngo kabaye icwende ntikoga? Japhet gira kuko yari amaze kumenyera amagambo ya Keza, gusa ntibyari kumutera agahinda, yari yaramwakiriye. Keza ati bande se bakugize umunyamujyi, kereka nimba ari Keza, kuko njye sinakwiteza ibyo urabizi. Keza ati mudapfa ubusa, ngaho ninjye wamugize umunyamujyi, ibyo birangire basi. Aramusubiza ati yaba ari ibyo kabisa. Bakomeje kuganira gake, shize akanya bahita bajya kwitegura kujya kurya isi. Samoye tuve kuri ba Kesi tugaruke ku rundi ruhande, ni ku rugo rw'abakire. Turabona abagabo babiri barimo baganira, gusa uko bisa bimeze nk'aho umwe atari ari mu gihugu. Abagabo batangiye kuganira, umwe ahita abwira undi ati Dolphe muvandimwe, iminsi yari ibaye myinshi kabisa,
siko twaherukanaga dupanga kwikiza ya nyana y'imbwa. Umugabo umwe witwa Adolphe turabimenya. Adolphe yahise abwira umugabo ari kumwe ati Mark, reka bivuga uriya murezi washakaga kudukirana kandi twarasangiye kabisi n'agahiye. Umugabo wundi nawe yitwa Mark turabimenya. Akabwira Adolphe ati ariko uburyo twamwikishije nta muntu n'umwe ushobora kuzabimenya. Adolphe asubiza Mark ati yapfuye nk'imbwa kabisa, ndakeka nta muntu n'umwe uzigera umenya ibye ko n'abana be mbona ari ibimara, n'umugore we yewe yari amaze kugira icyo abimenyaho, nawe twahise tumwikiza. Mark asubiza Adolphe ati ariko uriya mugore we yabinjije, yari amaze kuvumbura ko ari inyuma byose, arangije aza kwivugishaho inama utazi ko nawe uri mu bagome, bivuganye umugabo we. Adolphe aramusubiza ati kana na kariya kagore k'ikigoryi. Akagore kari kameze nk'umwasama, uriya yaje ari kungishaho inama utazi ko nyimufitiye inzika z'uko yanyanze. Agakunda kariya kagabo ngo ni Mr Black, uriya murezi gusa. Uko bisa kose uyu mugabo Adolphe yigeze guteretana n'uwo mugore wa Mr Black bari kuvuga. Basuka asubiza Adolphe ati ariko umuvandiri kabicira ya famille wari uyifitiye inzika kuva kera. Urabona ngo wikundire mama, utaravuga ari mama nde, hahise haza wa musore twabonye ari boss wa Kesi muri ya kampani. Gusa reka tube tuvuye kuri aba ngaba tugaruke hamwe ba Kesi bagiye kurya isi. Bari bagiye koga kuri beach runaka. Japhet nawe umunsi yari yagiye koga, gusa bisa nkaho ari ubwa mbere agiye koga ntiyari abizi. Gusa kubera ko Kesi yari abizi ko Japhet atazi koga, yamugiye iruhande rwe agakomeza amusapotinga muri byose. Gusa kubw'amahirwe make ya Japhet, hari umutipe nawe wari uri koga hafi aho ngo wari uziranye na Kesi. Yahise abijoyininga batangira kugenda baganira. Japhet bisa nkaho batangiye kumwibagirwa. Ubwo Japhet agiye koga bisa nkaho ari wenyine, Kesi nawe ari kugenda aganira n'uwo musore. Japhet uburyo yogaga wabonaga atabizi, bisa nkaho byatangiye kumunanira. Gusa hashize akanya Kesi yibutse ko yari ari kogana na Japhet kandi ari kumufasha atabizi. Umutima wabaye nk'umuri, yahita yikanga cyane. Ubwo yarebye ku ruhande abona Japhet ntari kumubona. Ubwo Kesi yahise agenda yegera Keza amubaza niba hari Japhet yabonye. Yaramuhakaniye. Ubwo Kesi yahise abwira Keza ukuntu byose byagenze. Ubwo bose ubwoba bwahise bubica, bakeka ko Japhet yasinkinze. Ubwo bahise babwira abantu bose bari aho batangira kubafasha kureba ko bamubona, dore ko kuri iyo beach hari abantu bake uwo munsi, ntabwo bari baje ari benshi. Barashatse baraheba, yewe bibaye ngombwa bahamagara ba Utadive, bamwe bajya kurohora abarohamye cyangwa se bamwe bajya munsi mu nyanja bagiye kureba ibintu biba birimo. Babasabye kujya kureba munsi y'amazi barebe ko Japhet yaba yasinkinze, imini kurohama. Ubwo bahise bamanuka vuba vuba barebe ko bamugeraho atarasoma amazi menshi. Ubwo Kesi na Keza basigaye batekereza byinshi. Yewe na Keza wamwangaga cyane yari yahiye ubwoba, yibaza uburyo bagiye kubura umuntu bari bungutse mu gahe gato. Gusa mu gihe bakibaza byinshi, bagiye kubona ba Utadive bazamutse mu mazi, gusa bari bihebye cyane. Kesi arebye uburyo ba Utadive bihebye, akeka ko ibya Japhet byarangiye, ko yahise aturikararira cyane. Keza yahise afata Kesi aramwiyegamiza, atangira kumuhumuriza. Gusa Keza we yarihanganye abuza ba Utadive uko bigenze n'icyo babonye mu mazi. Babaza nimba Japhet baba bamubonye, nimba yapfuye cyangwa nimba ari muzima. Gusa igisubizo ba Utadive babahaye tuzakimenya muri episode ikurikira. Se murakiye kumenya cyaro wacu Japhet apfuye, byaba bibabaje. Se bari ba Utadive ko baje bahungabanya cyane, banijimye mu maso, n'iki babonye mu mazi. Se kuko ba Utadive ni ikihe gisubizo bagiye guha Kesi na Keza? Ntimuzacikwe na episode ikurikira. Mwakoze cyane, turabakunda.